icyo nabagiraho inama bicika intege kandi icyo gihe kugira ngo umuntu ahuze ni ngombwa kubanza kwigira inshuti nawe reka mbyumve gutyo birashoboka kuko fondasiyo ni ikintu cy'ingenzi ko ariko ngo izo nshuti ngo ni kwande turabasuhuje mwese bakunzi bo mu muryango TV nkuko bisanzwe kandi tugarutse mu kiganiro mu biganiro bisanzwe nkuko dusanzwe tubikora uyu munsi mbere yacu hari umumama mwiza cyane nkuko mubireba tugiye kuganira ariko nkuko bisanzwe mu muryango TV tubanza Imana uyu munsi uyu mama mbere yuko atwibwira agiye kubanza kudusengera hanyuma akomeza twibwira dukomeze n'ikiganiro. Nakoze naramutse neza reka dusenge. Imana nyir'ubushobozi turishimiye muri iki gitondo yaturinze yabanye natwe hanyuma kandi tuyituye gahunda zose z'uyu munsi n'iziri imbere dusabiye abandi bose abarwaye abarushye abagowe abo bose tubatuye Nyagasani muri iki gitondo abandi natwe kandi aduhanisha twese. Amen. Murakoze cyane ngaho wakomeza utwibwira rero kugira ngo abakunzi bo mu muryango TV bamenye aho tugiye kuganira. Murakoze nitwa Nyirigira Marie Helene umubyeyi nkuko yabivuze w'abana batatu. Aha. Uyu munsi rero dushimishijwe nuko tugiye kuganira n'umubyeyi. Mubyeyi w'abana batatu kandi nkuko mu muryango TV biri ababyeyi nabo bari mu bagize umuryango. Uyu munsi turaganira tuvuga kuri filime yitwa Nyuma y'ibihe mwarayirebye. Turaganira kuri episode ya 5. Episode ya 5 ari ahantu hagaragara umwana w'umukobwa witwa Natasha ariho avuga umusaza wamubaza ngo kubera icyo agiye amusubiza amubwira ngo we ntabwo aba ashaka ko mama we avuga ngo iriya nkecuru imutesha umutwe. Hari ikintu gitangaje kumva umwana w'umukobwa w'imyaka yenda 18 20 avuga ngo iriya nkecuru indya mu mutwe. Bivuga ngo hari ikintu kiri hagati y'umwana na nyina kitari kiza kandi nk'umubyeyi ushobora no kufita abatini nawe wowe utekereza ko impamvu uriya mwana w'umukobwa yavuze iriya jambo rikakaye kuri ari iyi. Mu by'ukuri imvugo z'abajene b'iki gihe usanga hari aho habuzemo ikinyabupfura inshuro nyinshi hanyuma kandi uko babyiruka ugasanga batekereza yuko ba mama babo batigeze babajene nkabo bakumva ko imyumvire yabo iri hasi bakumva ko mu by'ukuri ari abantu babayeho bababangamira muri gahunda zabo z'amajyambere yenda yabo y'iki gihe ku buryo rero ashobora iyo abivuze mu kinyarwanda ushobora kumva ari imvugo isuzuguritse ariko n'ubundi usanga avuga ngo vie ngo ariko ngo mani ngo vie ngo mani ngo vie ngo abango ncanga ngo abangura niba ari afite nkasi n'ubundi usanga yaba umwana w'umukobwa yaba w'umuhungu kumva barakoresha nk'izo mvugo za vie donc nk'umuntu uri inyuma nk'umuntu wo mu bihe byashize utumva ibigezweho utumva aho ibihe bigeze. Noneho rero ngarutse kuri icyo cyo kuvuga ati kuki uriya mwana w'umukobwa yakoresheje amvugo ikakaye ntekereza ko mu by'ukuri bariya abana bageze mu kigero cy'ubwangavu kubera ko ba mama babo barabakurikirana buri munsi bakabaganiriza ariko nyamara agahora akomakoma agahora amuha impanuro amuha romarika hari igihe ageraho akumva biramurangiye ku buryo ageraho nk'abana bamwe na bamwe ntabwo ari bose ariko bamwe na bamwe abashaka kujya nko muri izo ngeso nyina agakomakoma akamubuza akamubangamira hari igihe yumva ko ari umuntu bahora bahanganye uhora umubangamira muri gahunda yifuza kujyamo gukora
ku buryo nyine izo mvugo kuzikoresha ni nk'aho abamurambiye, ni nka wa muntu uri inzitizi kuri we kugira ngo mubuze ibyiza mubuze ibyiza ashaka kugeraho, nguko gusohoka, nguko n'ibindi twagiye tubona n'ubundi muri episode. Nuko numva nabivuga. Yego. Uvuze ikintu uravuga ngo umumama hari igihe aba amubwira inama, ariko ntabwo ntekereza ko umumama wagiriye umwana inama baganiriye nk'uko wabivugaga yagera kuri ruriya rwego. Ahubwo ndatekereza ko hari itandukaniro riri hagati ya nyina n'umwana, ku buryo n'icyo kiganiro koko ntigihari. Kuko abantu benshi twaganiriye, abantu benshi twagiye tuvugana, bagiye bavuga ko ababyeyi uyu munsi batariho baganira n'abana, bataganiriza abana, ahubwo bahura n'abana bababwira nabi, bahura n'abana babatuka, bahura n'abana bababwira ko badashoboye, bahura n'abana mbese batariho babumva neza. Icyo kintu urakivugaho iki? Icyo nakivugaho nibyo, hari ababyeyi ukunze kubona muri izo mpanuro navuga batega abana babo iminsi, atuzabona uri i Rwanda, cyangwa ukumva aramubwira ningura, mu by'ukuri ntabe yavuga ko atireka dusasa inzobe umwana wanjye, areba uko ategura ikiganiro yagirana n'umwana. Avuga ati turahera kuri ibi, amwereke ko amukunda, ariko amubwira ati ngwino tuganire, abona aho ahera, amenye uko atangira n'uko asoza. Kuko ntabwo mu by'ukuri koko uko kuntu ababyeyi bo hambere babyirutse n'ubuzima babayeho, mu muco bakuriragamo n'indangagaciro bitandukanye n'abajene b'iki gihe. Bo barakurira mu majyambere yihuse, ku buryo rero niba abo babyeyi bakuru batabyumva cyangwa se abana batari kubyumva kimwe n'ababyeyi, hazamo n'ubundi icyo kintu cy'uko babanye nabo bakimbiranyemo. Noneho ugasanga n'umubyeyi wenda abonye umwana akoze iki, rimwe na rimwe akoresha amagambo y'inyuro, akarundanya amakosa, ugasanga byose abimubwiye nyine amubwira nabi. Ariko umubyeyi ushobora gukoresha uburyo bwo gutegura neza ikiganiro, agahuza n'umwana we, agahera ku byo akunda, ariko akageraho akanamukebura, akamugarura mu nzira nziza, ntekereza yuko bigenda neza. Kandi icyo gihe kugira ngo umuntu ahuze, ni ngombwa kubanza kwigira inshuti nawe, ukamenya arakunda iki, cyangwa akakuganirira, donc ukamutinyura, ntugore iteka wumva ko ugomba kumuhana, kumucyaha, kumubwira nabi, ahubwo ugafungura navuga ngo umutima cyangwa se icyo kiganiro, ariko nawe umwereka kuri inshuti ye, ubyumva ayo majyambere, ibyo agusabye, ariko ukanagira n'uburyo muganira. Ukagira side ye wumva, ukarobanuramo ibyiza, ibyo wumva none bibi, ukahera aho ngaho umugira inama, ariko ari inshuti yawe kwisanzuyeho. Ugira inama nziza, ariko ndagira ngo tugaruke ku muco nyarwanda, nuko abanyarwandakazi benshi ababyeyi baba bana bakuze. Kuganira n'umwana ntabwo yigeze aganira na se na nyina. Uyu munsi wa none kuvuga ngo umuntu ngo agiye kuganira n'umwana, ntabwo ariho abyumva neza. Undi utabyumva? Umubyeyi. Yego. Kugira ngo avuge ngo ngiye baraganiriye, niko azakubaza. Baraganiriye, arahera. Ntafite ubwo bumenyi, reka tuvuge umuntu wo mu cyaro. Kuko umuryango nyarwanda wubatswe n'abanyarwanda bose, aba mu cyaro n'abo mu mujyi. Uyu munsi turi mu mujyi, ariko hari abandi bari mu cyaro iyo ngiyo. Ni iki kintu cyakorwa kugira ngo ababyeyi bamenye kuganira, kuko ntabwo babizi? Ndumva none se umubyeyi wese aba akunda umwana we uko byagenda kose. Tout à fait. Umubyeyi wese aba akunda umwana we. Niba rero akunda umwana we, reka turebe wenda mu bijyanye n'ubumenyi, nimba ari amashuri menshi. Uzi ko buriya abana benshi dufite b'urubyiruko bafite n'ibyo bibazo, nta nubwo ari abo mu cyaro bonyine. Ngo tuvuge ko ari uko bafite ikibazo cy'ubumenyi bukeya, cyangwa kubera ko ababyeyi babo batize, cyangwa nyine badafite ubwo bumenyi. Uko byagenda kose, ba mama batubyaye bakuriye mu muryango wenda atari ko ababyeyi babo bize amashuri menshi, ariko bakuze berekwa urukundo, berekwa indangagaciro zikwiriye umwari w'i Rwanda, umuco, uko umwari akwiye kwitwara, imirimo agomba gukorwa na kirazira. Kandi rwose babayeho neza, bituma babaho neza, baraturera natwe baradukuza n'ibindi.
ntabwo rero nashingira ko ababyeyi bo mu cyaro ari ukuba badafite ubumenyi buhagije haba muri siyanse twiga mu ishuri, ariko iyo mpamba y'umuco n'indangagaciro na kirazira barayifite. Uko kwereka umwana urukundo barabifite, ahubwo ni gute abana b'iki gihe mu majyambere yihuse barimo dukwiriye noneho kubihuza kugira ngo tumenye uko tuganira nabo, tubumve kuri sayidi yabo y'amajyambere barimo, ariko natwe tubasangize ubuzima twabayemo bwo hambere bwarimo uwo muco n'izo ndangagaciro na kirazira. Njye niko mbyumva. Yego, ndakumva cyane rwose ndetse, ariko ibintu uri uvuga ntabwo ari by'abandi munsi bariho bavuga. Ikintu nashatse kukubaza, umubyeyi w'umunyarwanda kuganira n'umwana no kumubwira tumva nakubonye uri kumwe n'akana kamushodekanye, ibyo uzakura imbwa yiruka, sibyo? Siko babwira abana. Umubyeyi kugira ngo ndashaka kuko abana bo bakeneye ngo ikiganiro, kugira ngo hatazaza morero konfuri hagati y'ababyeyi n'abana. Ni iki kintu cyakorwa kugira ngo abo bantu bige kuganira n'abana babo, babaganirize atari bya bindi nyine ahita amubwira tumva nakubonye uri kumwe n'akana kandi hari ahantu uri kugenda uzakura imbwa yiruka, cyangwa se iyo nabyita nka tekinike, kuko uko abana bashaka ko tubaganiriza ntabwo ariko tubaganiriza, kubera ko natwe ntabwo tuzi ko ababyeyi bacu ntibatuganiriza. No mu ishuri ntabwo bigisha kuganiriza mama Barbara, nta muntu bigisha kuganiriza. Buri muntu wese yigenda yitorera ibye, uko nzarera umwana wanjye undi uko nzarera umwana wanjye, noneho ugasanga habayemo akavuyo. Njye mfite metodology ya mama, ufite ya mama, ntubivuze ngo wa mama wawe, ufite metodology ya mama wawe. Izo metodology zose ziratandukanye, kandi tugomba kurera abana bari muri batameze nk'uko twari tumeze, kubera ko barareba televiziyo, bafite Snapchat, bafite internet, bafite buri kintu cyose. Iyo tekinike iyo metodology, ubwo buryo bagomba gukoresha ababyeyi. Icya mbere, umubyeyi niyoroshya agabanya amahane. Muri iriya myaka ntabwo bari abana wabahanga kugendera ku mahane, kuri izo nyuro zo cyangwa kumutega iminsi ntibikunda. Umwana, ababyeyi nibagira abana inshuti zabo, ukore ku buryo bwose mu b'inshuti, akageraho akabona aragutinyutse, akaba yakugisha inama, kuko nyine nukomeza kwigira intare umwana azaguhunga, hanyuma ajye kugisha abandi inama, kandi abazamugira inama nabo bandi bagendana n'ubundi, cyangwa bahurira n'ubundi muri iyo myumvire, cyangwa abanzi bawe, cyangwa abanzi. Yes, erega buriya ntabwo umuntu akundwa n'abantu bose, nabyo birashoboka. Hari abakwishimira yuko babona uwo mwana koko ayoba, bakaba batavuga bati garura, ariko bakamuryanira inzara, cyangwa bakaryanira inzara nyina, bavuga bati nguriye, ati wamubona agenda. Ariko ababyeyi rero icyo mbona dukwiriye kugabanya gakeya, tukoroshyamo, tukadohora kugira ngo abana badutinyuke, batwisanzureho, batubwire. Niba umwana ari umukobwa, nagiye mbibona umwana mu myaka 3 guhera hasi kuzamuka kugera nko ku myaka 3, 5 cyangwa 6, umwana bakubwira buri kintu cyose. Akakubwira ati mama uzanshakira inshuti, mukajyana nko mu bukwe, akabona ukuntu ari byiza, agahita avuga ati mama nanjye uzanshakira inshuti tuzabana. Yes, kubera ko yabonye ko ubukwe ari bwiza, kubera ko yabonye iriya couple iberanye. Nyuma mukajyana ahantu akakubwira ati ndabyibuka abakobwa abana b'inyange, akareba agakurikira nk'iyo scenario y'ubuzima wawe muri cyo, akabwira ati mama nanjye nzaba intwari. Ariko hari igihe kigera noneho wapi akabana, akaba atakigutinyuka ngo akubwire ikimurimo, ugasanga cyangwa basigaye bibugiraho ukuntu. Nuko nguko kandi muri rusange abana b'abajene muri rusange ugasanga asigaye ari mu bye, ntumenye ibyo arimo, washaka kubyinjiramo agasa no gukumira, kubera ko uri butangire kumutokinga umubwira nabi, ugira utumukanga, akageraho ugasanga hari ibyo atangiye kugwisha. Rero iyo fazi baho uko mbitekereza muri psychologie, cyangwa niyo urebye wenda développement de l'enfant muri psychologie,
ariko aho noneho niho umubyeyi aba akwiye kwinjirira akavuga ati gerageza gufungura natangira imiryango ngo umwana noneho mureke nkomeze mufate hafi aho ngaho mubwire ko nta kibazo kugira inshuti zaba ari iz'abana b'abakobwa zaba ari iz'abana b'abahungu ariko kandi mubwire n'ibyo atagomba kurenga kuvuga ngo afite boyfriend ngo afite girlfriend ejo akakubwira ati nkuruhushya ngiye gusura inshuti yanjye ko ariko ngo izo nshuti ngo ni kwande yes ni byiza ko hamenya izo nshuti nazo ukazimenya njye mbona abana twabasuye ku ishuri ukabona azanye abana benshi ati inshuti zanjye hanyuma nawe vraiment waba uri umubyeyi wumva ko umwana wawe kuko akwiye kugira inshuti ukanamenya izo nshuti ze nabo kwande hanyuma wabishobora se mukazaganira nko muri vacances urumva aba yarakweretse inshuti ze ndetse baba inshuti zawe wambwiye ko umwe ari uwaha n'uwaha nabo kwande ese bite byabo bitwara bati se n'abana beza ntubura nk'ahantu hera ugashaka ukuntu ufungura ikiganiro mukagenda muganira ukumva za nshuti ze zo ntizamuyobya cyangwa ko ni inshuti zamufasha zamugira inama mu buzima bakomezanya urugendo rw'ubuzima numva rero mu by'ukuri ntarondogoye ababyeyi twe koroshya kugira ngo abana badusange tukigira inshuti zabo iteka ntiduhore tubabwira ko ibintu byose ari bibi ngo tubone bibi gusa mu byo bakora cyangwa mu byo bitwara tushakemo n'ibyiza noneho bya bindi bibi nabyo tubibabwire ariko mu buryo bwiza bwa gicuti hahandi umwana yumva ko inama wamugiriye uri inshuti ye mu by'ukuri kuko ntabwo wamuteze iminsi ntiwamubwiye nabi hanyuma kandi niba nakosheje ntabwo vraiment umuhane ariko byagipfura umuhane nk'umuntu w'inshuti yawe mwaganira mwafata akanya mukaganira uti wambabaje ibi bintu urimo n'iki byose ariko iyo ushyizemo amahane ushyiramo bariyeri hagati y'umwana hajyamo bariyeri hagati y'umwana n'umubyeyi yego ubwo ikintu ababyeyi batazi nanjye ntabwo nzi kuganira abanyumva ababyeyi batazi kuganira n'abana babo twumve ko noneho icyo tugomba kumenya ni ukugenda gakeya nicyo gishoboka ariko hari igihe ushobora no kubigira utyo yenda ugasanga ntibigikunze ntibigikunze yenda umwana yamaze gukura hari abana umwana wakuze gutya akenshi ashobora no kutaguha imbabazi z'ibyo yenda ukuntu wamuhannye ukuntu wabaye nk'umutocaringa kera kiri mutoya kuko ababyeyi ba kera bo bajyaga bakubita abana ugasanga rwose aramukubita nkaho hari icyo bapfa kandi ntacyo kandi nawe ntabwo ari urwango arumva ko ariho hano umwana ndetse ugasanga arakanga ngo umwana wanjye igenda aramukubise ukagira ngo amuhana nkaho yumva ko atazongera na rimwe atazongera na rimwe noneho kandi ugatangazwa nuko yongeye yego kandi wamubabaje umunsi rero ababyeyi twumve ko icyo tugomba gukora ari ukuganira n'abana kandi twongera abakoshereje abana twige gusaba imbabazi abana abajene twaganiriye bo bavuga neza yuko ababyeyi bafite ikosa ryitwa kudasaba imbabazi abana igihe cyose bumva bari mukuri bikaba ariyo ntandaro yuko umwana ahita yirevolta akarakara akavuga ati gese umuntu udashobora kunsaba n'imbabazi nawe akigira ku ruhande rwe agafunga inguni akayiheza umubyeyi agafungiye ugasanga hagati hajemo ikibazo ariho havuka ibibazo by'imiryango muri iyi minsi ugasanga umwana yagiye mu biyobyabwenge cyangwa yagiye mu busambanyi ari umwana w'umukobwa cyangwa yamutereye icyizere ati ntacyo yambwira mere bana ati mani ngiye ntacyo mere twavugana ugasanga yaciye umurongo yuko ntaho bahurira ikibazo ibyo nabyo birashoboka turiho turaganira rero tuvuga kuri filime Nyuma y'ibihe wabonye ahantu hari abana b'abajene umwana w'umuhungu umwe yahuye n'undi umukuze we amubwira ko bajyana ahantu wabonye hatari heza kiriya kintu urakivuga iki ibiyobyabwenge kuriya iriya kompanyi yabariye abana ikijyanye n'ibiyobyabwenge ni kimwe mu mbogamizi dufite ziri kutwangiriza abana mu kumva ko ari abasirimu muri ibi bihe yumva ko kujya mu kigare kugira aba friends ngo ni abapampe yumva ko bagomba gusangira byeri inzoga zitandukanye zirenze ubushobozi bwabo nk'imyaka barimo atari ukuvuga ngo ni ukunayinywera inyota oya ahubwo just kumva ko
ariho hantu bahurira nuko bumva bamererwa bose. Ugasanga hari n'abandi bajya kunywa itabi, ugasanga nibwo busirimo nibyo ki. Noneho ikibabaje ukanasanga n'uri muri uwo munyenga niko nabyita kuri bo. Bumva ari umunyenga, bumva byita mu swing n'iki. Akumva yajyana n'abandi. Uwakunda akumva ntiyamusiga aho hantu. Kandi hari ahantu ko baba hanezerewe. Ugasanga niho bakura umunezero. Ariko ni ikibazo ariko ahubwo dushaka kwibaza ngo ubundi mu by'ukuri ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ko rikomeza kwiyongera. Ese abana babiterwa n'iki? Si ubundi ayo mafaranga bayakura hehe? Dushaka kwibaza abana bafite icyerekezo. Bafite icyerekezo cy'ubuzima. Ruriya rubyiruko ejo hazaza arahareba akahakurura neza kandi akahaharanira. Ugasanga rimwe na rimwe ntahafite, nta vision, nta cyerekezo afite ngo uvuge uti urifuza kuzaba iki mu buzima bwawe. Ese urabiharanira gute? Ubona baracitse intege, baridekuraje, bari aho ngaho gushyuza. Akaba viva ropreza. Akumva uwo munsi niho ariho tu. Ariko kumubaza ngo ejo cyangwa nyuma y'imyaka 5 ugasanga ntago habona, ntahareba, nta nubwo ahatekereza. Ni ikibazo rero gikomeye ababyeyi numva dukwiriye ni bya bindi byo kuganira n'abana n'ubundi. Kuko ibyo byose kugira ngo umuntu agira icyo ageraho. Ndibuka bajyaga babwira, hari umusaza umwe wajyaga akunda kubwira urubyiruko yaje kubahugura kubaganiriza, akabwira ati rero niba witegura kuba umugabo, niba wumva ushaka kuba umugabo cyangwa umugore, nuko bavuga ngo umugabo cyangwa umugore, ariko kuba umugabo ni ukuba umuntu w'intwari w'ingenzi muri sosiyete. Noneho aravuga ati niba wumva ushaka kuzaba umuntu w'umugabo, hera uyu munsi ubitegura. Ariko niba ushaka kuzaba imbwa, nabyo hera uyu munsi ubitegura, wikerererwa. Yashaka kumvisha ko hitamo ikiri icyiza. Niba rero uhisemo, kuko wibura na kimwe, wijya hagati ngo uburaho tutazi niba uzaba imbwa niba uzaba umugabo. Bitegure rero, bitegure hera none. Nuko yakundaga kubabwira. Urumva rero hitamo, biharanire kandi wijyaho uburaho ngaho gusude yambira umuntu atazi igicurimo. Rero muri kwa kuganira twari duhereye wenda ku bana b'abangavu na ba nyina, uburyo babatokinga bikageraho ugasanga harimo bariyeri cyangwa ntibacyumvikana. Ababyeyi nabo ugasanga koko wenda yababaje umwana, yaramutoteje, yagize gute, ariko ntiyumve ko umwana mu by'ukuri ibyo bitamufashije ahubwo byamukomerekeje, ntasubire inyuma ngo asabe imbabazi. N'ubundi ni kimwe n'abana b'abahungu iyo bafite basi. Ariko noneho baba bafite ba mama babo, byo bikaba akarusho, bikaba n'agahinda. Umubyeyi akabona niwe muntu yarasigaranye wazamugeza heza, wazamufata ikiganza ejo, ugasanga ni ikibazo. Kwa kuganira rero naho bihera. Ntitugire igihe turekura abana ngo twumve ko ngo bamaze gukura, ngo ntibashaka ko twinjira mu buzima bwabo. Dukomeze tubwinjiremo neza gake gake kumwe twabivugaga, ariko tugenda tureba n'icyiciro cy'imikurire bagenda bageramo. Noneho uvuga uti iteka umubyeyi ahora ntago ajya acutsa, niko navuga. Ni ngombwa guhora tubatekerereza, ukamufasha kureba urukiramende yiha kugira ngo agire ikintu azageraho mu buzima bwe. Naho ubundi ibiyobyabwenge nabyo ni kwa kubarinda, nuko kubaganiza tukabereka ko ari bibi, nuko kwishora mu busambanyi, mu matabi, ibyo byose ni bwa burere, ni ukuhozaho. Ariko kandi tunereka abana yuko niba kuko bashaka kuzaba abagabo biraharanirwa kandi umuntu atangira hakiri kare. Urakoze cyane. Hari umuntu twaganiriye, nagira ngo nawe ugire icyo ubimbwiraho niba ubyumva kimwe nawe. Yavuga ati ibyo ari byo byose we yibanda ku mugore. Ati mu muco nyarwanda bundi bajya bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo, ukurusha umugore abakurusha abana beza, ukurusha ibintu byose, ibibazo byose biriho bigenda akagenda bishyira ku mugore. Bikaba bitandukanye cyane nuko twe tubireba muri iyi minsi, kuko turavuga ko hari uburinganire, abantu bose bagomba gufatanya. Kuko kera umumama yabaga afite urugo
imirimo akora umugabo nawe afite yakora. Uyu munsi siko bimeze. Umugore arabyuka ajya umwana yavuze ko ari ukugira gutera gushaka ikimana yanjye simbizi ari terime yakoresheje akabyuka bajya gushaka icyo gutunga umuryango. Yego undi nakajya gushaka igitunga umuryango. Kera umugabo niwe wabaga ari ujya gushaka igitunga umuryango. Ariko uyu munsi wa none abana iyo babaye babi babitwa b'umugore, kandi umugabo ntiyamusize barajyanye. Kubera iki uyu munsi umugore ari ugarukaho cyane? Icyo nabivugaho ese umubyeyi twese turi ababyeyi yaba umugabo n'umugore, ariko ubwo umwana warabanye mu nda amezi 9 muganira amenya akababaro kawe, amenya ibyishimo byawe, ibyo ngibyo akabisanta ari mu nda, hanyuma umwana ukamubyara, umwana ukamwonsa kugeza igihe akuriye, umwereka ikibi, muganira ari konka. Buriya hari igihango gikomeye kuri nyina n'umwana, umwana na nyina. Icyo nicyo navuga. Mpereye kumutwara mu nda amezi 9 ngahera kumwonsa kugeza umwana acutse, aho ngaho hari urugendo rwihariye. Hari ubuzima bwihariye baba barasangiye barabanyemo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umugore ni umutima w'urugo, ni umutima w'umuryango. Umubiri w'umuntu umutima wahagaze cyangwa umutima udakora neza, ubuzima ntibugenda neza. Umutima wahagaze urwaye, ikibazo kiba cyavutse. Ni urugingo rw'ingenzi cyane mu buzima. Rero n'umugore niba ari umutima w'urugo, ari umutima w'umuryango, ni umuntu w'ingenzi cyane kugira ngo umuryango we utere imbere cyangwa umererwe neza. Icya gatatu navuga, hari guhuza inshingano buriya tutahunga. Ntago wavuga hari inshingano nyabutatu ababyeyi b'abagore dusabwa kuzuza uko byagenda kose. Umubyeyi ni umubyeyi w'abana. Abana baramukeneye, abana bamubone, abana ntibamubure mu buzima bwabo, mu mibereho yabo, mu burere bwabo. Ni umugore mu rugo w'umugabo ugomba gufasha umugabo, kumubanira neza, kumwitaho, kumumenya n'ibindi. Hanyuma icya gatatu, ndetse ntararenga aho ngaho kuri iyo nshingano ya kabiri, aramenya umugabo, amenye n'umuryango we avukamo, n'umugabo avukamo, n'inshuti, sosiyete muri rusange. Gatatu, ya nshingano ni wa mugore dutegerejeho ko nawe agira contribution azana mu rugo. Afite imbaraga zo gukora, aratekereza, arashoboye, afite ubumenyi, nawe nahaguruka ajye gukora kugira ngo urugo rutere imbere cyangwa umuryango utere imbere mu iterambere. Izo rero nshingano nyabutatu ntabwo umugore yazirekura. Iyo hari yarekuye irapfa, irangirika. Iyo hari yabuze atanazeho ijisho ngo arebe, aho ngaho ntabwo biba biri kugenda neza. Ibyo rero ndumva nasubiza nk'icyo ngicyo wavuga uti kuki bigaruka ku mugore, ko iyo umwana yarumbye, y'abana babaye ibigoryi araba umugore. Aho ngaho icyo ngicyo n'ubushobozi Imana yaduhaye, kandi tutaguye gusiganya undi muntu kuri za nshingano nyabutatu, kuba turi mutima w'urugo, mutima w'umuryango. Hanyuma ukongeraho na wa mwihariko wa wa mwana wawe amezi 9 mu nda, nyuma yaho umwonsa, mugirana umubano wihariye. Aho rero ntukwiye kuwutakaza, ahubwo ni ugukomereza aho ngaho. Uravuze ngo kubera izo mbaraga umugore yagize zo kuba Imana yamuhaye, agomba kubazwa ibintu byose by'umugabo. Mbese harimo iby'umugabo atakora, umugore akabikora, kandi umugabo yagombye nawe kubikora. None se niba koko nk'uko ubivuga, uyu munsi wa none abagore benshi bariho bararekarama, bavuga bati nako nta nubwo barekarama, bahawe, barasonewe gender, buringanire. Ndashaka ngo umpurize ibyo bintu. Mpurize uburinganire no kuba ashaka kwigerekaho ibintu byose, ngo kuko ngo afite imbaraga, ngo Imana yamuremye gutyo. Icyo navuga, uburinganire n'ubwuzuzanye.
ya uburinganire abagore cyangwa ababyeyi bagenzi banjye tujya tubyumva neza. Uburinganire ni imbere y'amategeko, ni urugero cyangwa se uburenganzira bungana. Byatangiye ubona kera umwana w'umukobwa ngo yarashatse ngo baramushyingiye, hanyuma kuba bamushyingiye ukagira ngo ni nko kumugurisha. Baramushyingiye ntibazi niba n'urwo rugo bizakunda, azarwubaka akaremya cyangwa bizanamunanira, cyangwa n'abandi bazanamunaniza naho yashatse. Ugasanga wenda n'umuryango ashatsemo ugasanga urakennye, ariko wenda iwabo bari bifashisha. Noneho yazagira icyo yanagaruka cyangwa nk'uko binagoranye, ugasanga aramubwira ngo we ntacyo ugomba kubaza hano, ngo ntacyo ugomba kubaza, ngo wowe ngo twaragushyingiye ngo kandi ngo wahawe igiseke, ngo twaguhaye igiseke. Ukibaza mu by'ukuri hari ibyo ababyeyi bashatse, wenda nawe muri icyo gihe bari bataramushyingira hari uruhare yagize kugira ngo byiyongere cyangwa babisigasire, ariko ugasanga ngo yahawe igiseke. Ugasanga abasaza be nimba abafite nibo bonyine bagabanya ayo masambu n'iyo mitungo y'ababyeyi, uwo nguwo kuko ari umukobwa, kuko ari umugore, kuko yashatse ko bamuhaye igiseke, ugasanga abuze uburenganzira. Ikintu rero kijyanye n'uburinganire ni imbere y'amategeko. Ibyo amategeko ateganya arateganyiriza kimwe umugore n'umugabo, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Si ukuvuga ngo uyarafungwa ngo ko yakoze ikosa ngo ariko ngo kuko ari umugore ngo ntagafungwa, ngo kuko ari umugabo ngo niwe ufunga, ntibishoboka. Imbere y'amategeko barareshya, barangana. Ibyo amategeko abagenera cyangwa bateganyiriza ni bimwe, ariko kandi niba ari n'amakosa bakoze ari ibyo amategeko ababaza arabibabaza kimwe. Ngubwo uburinganire. Ubwuzuzanye ni mu nshingano. Twubatse urugo njyewe n'umugabo kanaka, twese tugomba kuzuzanya kugira ngo rwa rugo rujye imbere. Mu burere bw'abana turuzuzanya, mu gushaka ibitunga urugo turuzuzanya. Niho hahandi nyine tuzamo twavuga ngo natwe twarize cyangwa turashoboye, buri wese aracana undi acaha, dushakishe ikizamura umuryango. Aho ni mu bwuzuzanye. Ntabwo rero abagabo bahawe konji mu burere bw'abana babo, nabo ni inshingano zabo, ariko ntabwo uzavuga ngo reka tubirebe kimwe, ngo umugabo ngo wowe se ngo kuki utagize gutya, ngo utabwiye umwana ngo asase uburiri, ngo amese imyenda ye, ngo azime, ahubwo atabushashe, ngo atabushashe. oya ahubwo umugabo ko atashashe uburiri. None se ntabwo bizi ko hari abantu bagore bamwe babizi gutyo, yuko agomba kubyuka uyu munsi agasasa n'umugabo akazasasa. Ntaba hari se ikibazo gikomeye, ntaba hari. Barahari ariko nta kazi kabo kuko none se urumva ubwo se urumva byazavamo kuko nyine haje uburinganire. Oya ni uburinganire mu nshingano. Uyu munsi ngewe nshobora gukora isuku runaka, none se ariko rero ngiye mbona nyamara bigeze heza, abo bashyiri mu gasigane nabo bifata nabi cyangwa nabo byumva nabi. Ariko uyu munsi nshobora kuba nagiye mu kazi nakoreye ahantu kure, hanyuma kuko ntari hafi, umugabo afite inshingano zo kugira gute, kujya gufata abana ku ishuri cyangwa kubatwara n'urugero, cyangwa ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe, akamenya yuko agomba kujya kuvuza umwana kuko simbonetse. Sibyo no mu rugo n'ibindi twafatanya, niba ndi gukora uyu murimo nawe agakora undi, uko niko kuzuzanya. Nta mpamvu y'agasigane, kuko niba abantu hari urukundo, si ubundi kuki umuntu yakwishimira ko avunisha mugenzi we, kuki yakumva ko mugenzi we yaruha undi yibereye aho ari umugabo. Si umugabo, ni umugabo mwiza ukunda umugore we, agomba kumufasha. Yego icyubahiro ni icyabo, ariko nta nubwo tuzabubaha kubera ko batuvunishije, ahubwo dufatanye ibintu bigende neza, hanyuma twese twumve turyohewe twishimye. Urakoze cyane. Ubwo icyo ngicyo cy'uburinganire n'ubwuzuzanye abantu bagifataga nabi rwose, bagerageze bapunguze kidogo, bavuge ko uburinganire ni ibijyanye n'ukuva hari ahantu abagore bari basizwe, ariko umunsi bariho barabazamura kugira ngo bagendane na bene n'abagabo bagenzi babo, bagendane babashyikire, bagendane. Ntabwo bari ukuvuga ngo umwe agiye kugendana mu nshingano no mu byo bagomba gukora. Ibyo ngibyo rwose abantu bose babyumvaga nabi, babyumve neza. Umuvandimwe aradusobanuriye kandi abisobanuye neza.
ngiye kubaza akantu kamwe rero, tugiye kujya mu muryango usanzwe wa Kinyarwanda, uko ubuzima busanzwe buriho, ibya filime yenda nabyo biraza kugarukamo gakeya, ariko uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku ngo, ku muryango nyarwanda. Nubwo twahoze tuvuga ngo abana bariho barangirika kubera ababyeyi, ariko abantu benshi bagiye bitsa cyane ku kintu cy'uko umuryango utangira nabi. Utangira nabi? Ego. Okay. Utangira nabi, abantu bagiye kubaka ingo ariko bagatangira hari bafite izindi intention. Yego. Bikaba ari byo biriho bibyara iri tandukana rya hato na hato, kugira ibibazo byinshi byo mu muryango, kutamenya kurera abana, kudahuza mu kurera abana. Urabivuga iki? Birashoboka. Ntago mbihakana. Reka mbyumve gutyo. Birashoboka kuko fondasiyo ni ikintu cy'ingenzi. Ariko byose bihera mu burere. Bihera mu burere, uko twareze abana bacu, hanyuma se niba ari umwana w'umukobwa wamureze gute, uri kumutegura koko kuzaba nawe umubyeyi w'ejo hazaza. Niba ari umwana w'umuhungu, uri kumutegura kuzaba umutware w'urugo, umugabo ukwiye, umutware w'umuryango, azaba responsable w'umuryango yashinze. Yego. Icyo rero mbona fondasiyo ni ikintu cy'ingenzi. Niho waruvuze uti birashoboka ko umuryango utangira nabi. Reka uwo muryango tuwubaka, ariko natwe duhereye ku burere twahaye abana. Turebe niba agenda umubyeyi w'umwana, yaba ari umwana w'umukobwa yaba ari umwana w'umuhungu, namuhaye ihe mpamba mu buzima izamufasha koko kuzaba umugore ukwiye, izamufasha gute koko kuzaba umugabo ukwiye w'ejo hazaza. Ntabwo ari ukuvuga ngo urabona ngo umwana wanjye w'umukobwa ngo yakuze, ngo yazanye ngo amabere, ngo arangije kaminuza, ngo arangije ngo akwiye gushyingirwa. Yego. Wamufashije gute kuzaba umubyeyi w'ejo hazaza? Wamuteguye ute? Ese aho za ndangagaciro koko zizamuranga nk'umubyeyi ukwiriye arazifite, yarazitojwe, yatojwe ko bakora ibi ntibakora ibi, ibi ari bikwiye kandi bibizira. Yego. Wa mwana w'umuhungu uzaba umugabo, uzaba responsable w'urugo rwe, akaruyobora neza, waramutoje, wamuhaye impamba. Cyangwa no kuvuga ngo yazanye ubwanwa, ngo dayere, ngo n'ijwi yararihinduye, ngo n'umugabo reka tumushyingire. Yes, ariko gute? Wamuteguye ute? Noneho ubwo nari mvuze ku kijyanye n'uburere. Yego. Icya kabiri, umwana w'umukobwa nibyo koko amaze kuba inkumi, undi nawe ni umusore, barahuye, barakundanye, baraganiriye, kandi barumva yuko urwo rukundo rwabo byababera byiza babanye. Amuhisemo mu buzima nk'umuntu agiye gukonfiya ubuzima bwe. Aha rero naho haba hakwiriye ubundi bufasha. Abo bana muri urwo rugendo rw'urukundo batangiye bari kumwe, bagomba kuganirizwa. Bagomba kuganirizwa n'ababyeyi, bakagira famiye z'inshuti zindi bazareberaho, zizababa hafi, zizagenda zibasharinga experience muri ubwo buzima bw'urwo rukundo bagiye kubanamo. Icya kabiri, niba ari mu idini runaka cyangwa itorero runaka, aho naho hari urundi rugendo rwo gutegura ya famiye nshyashya ko kugiye kuvuka. Twagize n'amahirwe igihe baracyongereye, ndumva gisigaye kigera nko ku mezi 6. Igihe kiki cyo kubigisha urwo rugendo bagiye kwinjiramo rw'ubuzima. Mbere byajyaga bimara igihe gitoya, ariko igihe cyarongerewe kigera mu mezi 6. Aho nzi ni muri Kiliziya Gatolika, ariko no mu yandi matorero ndatekereza ko bikwiye kumvikana ko igihe gihagije kigomba kuboneka kugira ngo wa muryango mushya tugiye gushinga utegurwe neza. Nkaho waruvuze ati birashoboka kutangira nabi, ariyo mpamvu iteza ibibazo. Iyo rero batangiye neza, bagakurikiranwa, bakigishwa, bagahabwa experience y'izindi ngo za succeedinze, zubatswe zigakomera zikamera neza, ibyo birabafasha kandi babigenderaho ku buryo rwa rugo rwabo rushobora kumera neza babifashijwemo n'Imana. Cya mbere tubatoza gusenga, cya kabiri bakagira ababyeyi beza bakurikirana baba hafi cyangwa abavandimwe, ikindi bakagira inshuti nziza zageze muri ubwo buzima. Yego.
ariko noneho nazanyigisha ntago ari ugupfa kuvuga ngo bahuye ngo tujyane ngo twibanire hanyuma ngo twereke ababyeyi ibirori urugendo ruba rukomeye cyangwa ruba rutangiye kandi noneho urwo rutangiye ruba rugomba kuzagera ku iherezo n'ubundi tubona intsinzi bakabyara bakarera neza bakabana neza n'ibindi yego aha uvuze ukomeje cyane ku bintu by'idini yego idini igeze nditindaho cyane kubera ko na mbere yose amadini ataraza abanyarwanda bagiraga kubana kandi bakabana neza aho wagiye udashaka kwita cyane ku muryango aho iyo abantu batangiye kwita cyane ku idini ngo abanyamadini bazabigisha ngo umuntu ugiye gushaka azitabwaho n'idini ntabwo ababyeyi tuba twihunza inshingano zacu kuko kuva na kera kose urugo iyo rwajyaga gushyingirwa umukobwa yagiraga abamuhana ba nyirasenge na ba nyina wabo na ba mama umuhungu nawe akaba afite ba se wabo n'abandi bantu bagomba kumugira inama bikaba byiza yari mu muryango ariko niba hagiye kuzamo abantu abanyedini akenshi muri iyi minsi banishakira inyungu kuko uyu munsi iyo uyu mugeni agiye gushaka gusezerana ashobora no kuza kubera ko hari amafaranga bazatanga bakamwemerera atize n'umubano bibaho birashyika kubera akakubwira ati cyangwa se akanawiga nabi ahuze arangaye atari uhuze kubw'uburangare busanzwe ariko kubera inshingano afite niba ari umukozi wa leta ntabona umwanya yenda no ku cyumweru cyangwa niba ari umukozi wikorera ku giti cye ntabona umwanya wo kuzajya kuvugana na padiri ngo bamarane mu masaha 3 aramubwira ati mfite iminota mike ya padiri rwose gerageza ubyumve padiri nawe kubera ko afite inshingano zo gusezeranya abantu bakeneye gusezerana akazabasezeranya mu buryo ashoboye ahubwo ndagaruka umuryango nyarwanda ni iki wakora kugira ngo bari abantu bagiye gushinga urugo bubaka urugo bazi icyo bagiye gukora tutitaye ku bandi bantu bo hirya tutitaye kuri abo nakuvuga ngo ni ba influencer kuko abanyamadini bakunze kuba aba influencer ugasanga umuntu ntashobora gukora uko atagiye mu rusengero kandi abagiye mu rusengero si bubaka neza kurusha abandi hari n'abajya mu murenge gusa bakagenda bakubaka kandi ngo zikakomera wabivuga he mu by'ukuri uruhare rw'umuryango rurabanza ruhere ku burere nk'uko nabivugaga rurahera ku burere uburere kwanza sina ngombwa rega ko abo base wabo na ba nyirasenge baboneka baza kubwira umwana ku munsi wa nyuma mu gihe cya nyuma ariho yitegura sibyo ngo niho babonetse niho baje kumuha impanuro niho guca umugani ubuzima umwana atabayemo muri uwo muryango ngo abone urugero rwa se abone urugero rwa nyina ntabwo uyu munsi se wabo utuye Kantarange aje kumuhanura ngo aje kumuganiriza ku munota wa nyuma ni ukuvuga ibyo tubwira abana ni na ngombwa ko banabibona babitwigiraho donc akaba afite muri memoire ye avuga ati mama nabonaga bigenza gutya na gutya na gutya na gutya ati na papa nawe nabona ibyo biramufasha iyo memoire afite iyo memory afite iyo image yagiye abona kuri papa we kuri mama we iyo ngiyo ntahijya baba barabanye ubuzima bwose rero uruhare rw'umuryango mbere na mbere si ukuvuga ngo nta ba nyirasenge bakibaho n'ubundi umwana yakuriraga mu biganza yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa yakuriraga muri ibyo biganza by'ababyeyi be akagira igihe akajya kwa nyirasenge kwa se na nyina akagira ibyo abona ubuzima babaho indangagaciro zibaranga zihari yajya kwa nyirasenge agatozwa izindi agatozwa gukora agatozwa kubaha agatozwa n'ibindi yajya kwa base wabo kandi batoya wambwa we ati have sigaho utazabimbwa agira gutya na gutya ibyo byose umwana yabaga ariko niba hari naho batanari reka duhere mu rugo iwacu twebwe ababyeyi b'abana mbere na mbere tube babandebereho abana batwigireho bagira icyo batwigiraho kizabafasha kuko umwana nawe azajya avuga ati nanjye naba umumama nka mama naba umugore ukwiye nka mama cyangwa wa muhungu avuga ati umva uwama nkazabona umugore umeze nka mama cyangwa umwana w'umukobwa azavuga ati mwana uwama nkazabona umugore umeze nka mama
umuhungu akazavuga ati data, akajya mwirera akavuga ati ntibishoboka, sinatatira data, yangaya aho ari, niba yaranapfuye cyangwa niba kuko ati yangaya yakumva ibi ngibi, yakumva nakoze gutyo. Ibyo rero twigiye ku bana, ku babyeyi bacu, mu muryango wacu, ibyo nibyo by'ibanze bwa burere. Hanyuma navuze ni famiye z'inshuti, tukamenya inshuti ni bande wagisha inama. Tukiri aho ngaho gatoya, ibyo ngibyo nibyo twigiye kwa ba mama kuko twababonaga umunsi ba papa na ba mama ntibahari. Yego, ariko ufite ubyo byose umwana ntase, hari umuntu uba udafite umuryango arimo, niyo baba ntabwo mvuga batarapfuye, ntabwo bahari kandi bahari, nta mwanya bafite. Twarababuze kandi bahari, nibaboneke. Nibaboneke rero, nibaboneke abo babyeyi babuze kandi bahari. Erega reka nkubwire, uzi ko buriya Imana iba yaraduhaye abana iba izanatubaza uko twabarize. Uzi ko kwanza turerera Imana mbere na mbere, sibyo? Hanyuma tukabona kuvuga ngo n'igihugu, tukarerera igihugu. Ariko bivuze ngo umwana wanjye kwanza n'uw'Imana yaramuguhaye, sibyo? Kandi yaguhaye inshingano zo kumwitaho no kumukenura no kumufasha. Noneho rerera igihugu, nurangiza nawe ukurikizeho muri uwo muryango, ubone ko umuryango usurutse, kuba warareze neza, hari icyo wamariye igihugu, wamariye umuryango, ndetse n'Imana izaguhemba. Rero abo babyeyi niba hari ababuze, abana bakaba barababuze, icyo ngicyo baranakitureka. Mu kazi kenshi agira, mu mwanya wuhe, ariko ashaka akanya kaba. Ntabwo twakwirukanka ku bintu by'isi ngo abana Imana yaturagije, igihugu gikeneye ko turera abantu bazima, bazaba abanyarwanda bazima, nabo bazayobora igihugu, bazakorera igihugu. Kuko urumva twaba turi muri mayinasi. Turi muri mayinasi, ariko uyu muntu nawe utaboneka afite impamvu. Ese ni iyi impamvu yo kujya gushaka umwana, nibutse rya jambo amaramuko cyo gushaka amaramuko. Erega umwana akeneye ko tumugaburira gusa, umva, ntabwo umwana akeneye ko tumugaburira ibiryo mu nda ngo yijute gusa, ntacyo bimaze. None si ibyo biryo bitari, none se atarinze rikamwica, byo byaba ari sawa? Oya, narye, ariko ntabwo wavuga ngo amaramuko kandi nta burere, nta mutima, nta rukundo. None se ntabafite televiziyo akareba ibindi bihugu byo bikora, ntabafite, rega uriya muntu utaboneka abafite n'amafaranga aba yaramuguriye hariya bya bindi basigaye bagendana, twa tundi n'utuhe sana, iPad ayifite hafi aho ngaho, afite interinete mu rugo, umwana agakurikira akamenya uburyo aho bigeze. None se namureka aho ngaho inzara ikamwica, aho bizagenda azabiyongorera. Ubwo se urumva uwo mwana warezwe na iPad na televiziyo, nta ndangagaciro, nta rukundo, nta mutima, nta bumuntu. Ariko uyu munsi twebwe turi mu iterambere, ababyeyi barashaka ko abana batera imbere. Yariye ibyo gusa, yego, ntabwo bihagije. Mu burere dusabwa nk'ababyeyi, ntabwo inshingano dufite ari iyo kugaburira umwana ngo ubone yijuse, ngo yabyibushye, ngo arasa neza. Ntabwo bihagije. Avuga n'igifaransa, avuga n'indimi z'amahanga, ibyo ntibihagije. Niba nta muco, nta ndangagaciro, nta burere yigeze, ariko waramugaburiye, azarwara bwaki, si bwaki y'inzara y'umubiri. Ariko ubwo iyo nayo si ukugira ngo icya mbere aba hatishimye uwo mwana. Unyibukije agatekerezo, si n'agatekerezo byanabayeho, ni n'ukuri. Yego, nuko ari umuntu wabitubwiye, we yarazi umubyeyi w'uwo mwana. Umubyeyi agahora abyuka agenda buri munsi, afite inama yagiye. Umwana akabwira umukozi akamwitaho, akabwira umukozi ati yariye, yaryamye, yoze. Buri munsi bugacya, yariye, yoze, yaryamye ku manywa. Umwana ageraho noneho ararwara, aranaceceka arabihorera. Arangije bamujyana kwa muganga, bamupima indwara n'imwe baranayibura. Bamaze kuyibura, agera harababwira ati ararira gusa, we yarariraga. Noneho umuganga agera haravuga ati ariko uyu mwana nta ndwara tubona, ntaki, ibintu byose yabyanze, kandi nta n'indwara turi kubona, ariko ari kurira kandi ntavuga, ntambwira ikimuriza. Noneho arakomeza aramwinginga, aramubwira ati urashaka iki basi ngukorere iki? Ati ndashaka mama.
mama none umuganga abibwira nyina ati aragushaka. Uwo munsi arasiba aravuga ati birakomeye niba ari njye ashaka. Asiba kujya gushaka amaramuko. Asiba kujya gushaka amaramuko. Umwana aguma aho ngaho abwira mama ati mama ntabwo ugenda kandi urandaza. Buracya umwana ati ntabwo ugenda urandaza. Icyumweru cyose atajya ku kazi. Ubwo urumva byarakomeye niba yaragiye agasaba uruhushya niba yarabigenje gute yamaze icyumweru cyose ararana n'umwana yiriranwa n'umwana ari umukorera buri kimwe cyose umwana ashaka. Nyuma y'iminsi ngahe noneho mama we sinzi aho yagiye gatoya wa muganga arinjira aramubwira ati bite se umeze ute? Asa araseka ati reka nashakaga mama ati nari naramubuze. Ati mama naramushakaga nari naramubuze ati nge nta kintu ndwaye ati nari ndwaye agahinda. Rero guhora wumva ko umwana yariye amaramuko yanyoye vraiment ntabwo bihagije. Guhora mutaye rwose waramutereranye. Umusigiye abakozi umusiza aho uragiye umaze no abana barakeneye tuganire tubereke urukundo tubagira inama tubayobore tumenye koko niba no mu byo tubagaburira wanasanga niba tutanabonana ntituzi niba ari byo bakunda cyangwa ari byo bakeneye. Umwana akeneye iki? Akeneye kumufasha iki? Akeneye kumutegura gute kuzaba umuntu ukwiye w'ejo hazaza umugabo umuntu w'intwaro umuntu uzigirira akamaro. Aho rero ni mu kiganiro ni mu ngero nziza ni ukumujyana gusura abandi bantu yigiraho. Ntabwo rero bihagije yuko twahora mu maramuko gusa rwose tugatabana gutyo. Murakoze cyane. Umubyeyi rwose atugiriye inama kandi n'abandi babyeyi bose bagiye babikomozaho yuko ibiryo no kubagaburira no kubaha ibyo bashaka byose atari byo birera atari nabyo bikuza umuryango, kuko twabonye kenshi ko abo bantu bagiye babona ibyo, hari n'abantu babonye ibyo byose nta na kimwe baganya, ariko ugasanga byarazambye nibo bagiye mu biyobyabwenge nibo bagiye mu buraya. Tugana ku musozo rero tugarutse gatoya kuri iriya filime iriya episode ya 5 uriya mwana w'umukobwa no muzabanje hari ahantu tumubona ari mu kabari yanyweye yasinze. Ahangaha naho yavuganaga n'umuntu kuri telefone aramubwira ati ariko ati uyu munsi ntabwo atumbabarire cyane ntabwo nshaka kongera kugaruka nasinze, bivuga ko ejo hashize yari yasinze. Uyu munsi dufite abana banywa inzoga. Hari iyindi episode irimo umwana avuga ngo banywa nk'amahembe. Abana b'abakobwa cyane cyane n'abahungu ntabwo baretse kuko nabo ntabwo bakwiye kuba intwari zo kunywa inzoga. Abakobwa banywa inzoga ukagira ngo ni amahembe, bakanywa ku rwego umwana w'umukobwa ananirwa guhaguruka, bakanywa ku rwego umwana w'umukobwa agenda ku wa 5 akazava mu kabari ku wa 6 ku wa mbere mu gitondo. Bavugaho iki? Wabagiriye inama? Hanyuma ababyeyi dukora iki twamaze kugira, kuko nshobora kuba mfite umwana wamaze kumera gutyo, ni iki nakora kugira ngo agaruke? Ariko ubundi kuki ari byo bahisemo uzi ko bahitamo nabi. Byo kunywa si byinshi, byo kunywa ni byinshi pe, sinumva ukuntu bakwiyabuza inzoga. None se unasanga ntabwo ari ukuzinywera inyota. Oya ni ikigari, ni ikigari just kwishimisha ariko binaboreka binabayobya bica. Icyo bashobora guhitamo nabi ko yangiriza ubuzima ubundi. Ibyo kunywa ni byinshi nimba tuvuga bafite inyota. Hari amata, hari ji, hari amazi, hari igikoma, hari icyayi, ni byinshi cyane. Oya n'inzoga yenda kuyinywa nabyo nta nicyo binatwaye yewe. Ariko kunywa mva yishaka. Ariko se gusinda uko kugera ku rugero rwo kunywa ihembe kubera iki? Ibyiki bimaze iki? Rero abana b'abakobwa bose bakurikiye cyangwa abo bahungu ntabwo bikwiriye kunywa nk'ihembe, ntabwo ari cyo bahitamo. Niba tuvuga ngo inzoga ngo nyine ashira inyota adasinze atananyweye nk'ihembe, ubundi icyo gishoro iyo investment yo mu nzoga yo ni iki? Iramugeza ku ki? Ni ya viziyo twavugaga. Icyerekezaga namo ni ikihe? Hejuru yo kwigira umusinzi akiri mutoya yangiza ubuzima bwe, bimaze iki? Biraba
birabamarira iki, birabageza kuki? Aba yumva yishimye we. No, ariko ibyo byishimo biraramba cyangwa biranamwangiriza ubuzima. Erega reka tujye tureba ibintu nibajye cyangwa se yaba twebwe turi kubaganiriza ibyo byose bazanabikurikira. Reba niba hari umusaruro uzavamo cyangwa ahubwo hazavamo igihombo, kuko uriyangiriza ubuzima, uraba chronique n'inzoga, sibyo? Ejo uzanabura n'amafaranga yo kujya kunazigura, ahubwo noneho utangire kujya kwiga. Yego. Urumva rero umuntu arishyira ahantu habi. Ni ukwishyira ahantu habi, ni ukwimenyereza umubiri nabi, ni ukuwangiza, ariko kandi nta n'umusaruro urimo, nta gishoro kirimo, ugahita usanga cya cyerekezo kiratakaye, kuko ntago aba agitekereza. Aviva nyine ubuzima bw'uwo munsi. Uwo munsi yasinze ari muri ibyo byishimo by'isindwe, ariko ejo ntahareba, ntahabona, ntahategura, ugasanga mu by'ukuri azaba muntu uwuhe, azaba muntu ki, umeze utumaze iki, wimariye iki cyangwa umariye iki umuryango n'igihugu. Rero nibirebeho, bikunde, bareke kwiyangiriza ubuzima, bareke kwiyicira icyerekezo, ahubwo batekereze, bategure ubuzima burambye kandi bwiza bwabo. Urakoze cyane. Tugana ku musozo rero, ababyeyi ntabwo bagira inama y'icyo bakora kuri abo bantu abo bafite abana bamaze tubona basa naho bamaze kwangirika. Wagira inama ababyeyi n'iki bakora kugira ngo abana bagaruke? Ababyeyi icyo nabagiraho inama, bicika intege. Ntabwo ngo ntawe uvumira itararenga. Ntawe uvumira itararenga. Ntabwo bavuga ngo n'ubundi byararangiye. Ntabwo byarangiye, ndibaza bishobora hakiri andi mahirwe. Buhoro buhoro, ni umurwayi ugiye kuvura, ugiye gukorera counseling, ugiye kuganiriza, ugiye kugarurira icyizere. Kuko uko akomeza asinda yiyahuza ibiyobyabwenge n'igihe agera hakatera icyizere. Ati Imana n'ubundi igihe byararangiye. Ukibaza byarangiriye he kweri gute? Byarangiye ryari? N'ababyeyi rero bikumva ko byarangiye, nagerageze abe hafi umwana, hari naho menya babavuza, ariko ku buryo navuga ngo akore igishoboka. Akora igishoboka, avuga ati kameme ntako ntagize, ibi narabigerageje, haba kumuganiriza, haba kumwondora gutya, haba kugisha inama n'abandi ba kansarazi babaho, ariko arebe ko umuntu yarokora, umuntu yakongera akagaruka akabona ubuzima. Ibyo ni ku ruhande rw'umubyeyi. Umuntu rero iyo tumaze kuvuga ku mubyeyi, hari n'udafite umubyeyi. Uyu munsi ndashaka ko ubwira igihugu ko udafite umubyeyi ni uw'igihugu. N'ufite umubyeyi ni uw'igihugu. Igihugu ndavuga abafata ibyemezo. Ni iki kintu bakora kugira ngo hagabanuke izi nzoga ziri mu rubyiruko, hagabanuke? Muri iyi minsi hasigaye hari ikintu Minisiteri y'Ubuzima yavuze ngo tunywereze. Icyo ni cyiza rwose, ariko ntabwo minisiteri imwe cyangwa umuntu umwe nk'uko umubyeyi umwe ashobora gukora akarwana kugira ngo umwana we ave muri biriya bintu, ariko ntibikunde kubera ko adafite abandi bamushyigikira. Ni iki wasaba abari mu nzego zifata ibyemezo ku bijyanye n'ubu businzi n'ibiyobyabwenge n'ibi bintu biriho bigenda byangiza ubuzima bw'urubyiruko rwacu? Kuko uko bagenda bangirika niko igihugu kigenda kijya hasi habi, kuko ntabwo tuzagira dufite ababyeyi uyu munsi, ariko ejo bundi ntabwo tuzaba ababyeyi, tuzaba dufite uko bazaba bameze. Niyo nama wabagira tugana ku musozo? Icyo nagiraho inama abari mu nzego zifata ibyemezo, n'ubundi ntekereza ko gahunda iriho yo kurwanya ibiyobyabwenge no kubica, ariko ibiyobyabwenge biracyahari. Hari ubuyobozi, hari abafatanyabikorwa bari mu gihugu bafasha ubuyobozi. Icya mbere buriya habanza ubukangurambaga tubuhere hahandi ku mashuri abana tubamarana igihe kinini. Ubukangurambaga, abana baganirizwe ububi bw'ibiyobyabwenge, ububi bwo kwiyandarika, haba kwishora mu busambanyi, haba kwishora mu kunywa inzoga n'ayo matabi. Abana buriya mu byo tubigisha ku ishuri tubaha ubumenyi, bakiga imibare, indimi na fizike n'ibindi. Ariko
ndatekereza ko hari amasomo abaho hari nk'ikintu cy'itorero aho ngaho bigiramo indangagaciro na kirazira. Navuga rero ngo bongerwemo imbaraga abana hakiri kare, tubafashe kumva ko ari ngombwa ko mu buzima bwabo bategura birinda ibiyobyabwenge, ariyo nzitizi ishobora kugira gute kubangamira imibereho myiza yabo n'iterambere ryabo. Ibyo ngibyo babimenyere mbere na mbere ku ishuri. Ubwo ni bwa bukangurambaga navugaga, abayobozi bashyireho izo ngamba bihere mu mashuri. Ikindi n'ababyeyi hanze mu miryango, muri sosiyete, hari abumva ko ubucuruzi ibiyobyabwenge ntacyo bimubwiye, icyo abona ni amafaranga, yaba ahaye urubyiruko, yaba ahaye ba se na ba nyina, bakanywa bakabura minerivare cyangwa bagasindira aho ntibabone wa mwanya wo kuganira n'abana. Aho ngaho navuga ngo biriya biyobyabwenge, ayo matabi, no mu muryango tugira umugoroba w'imiryango, uraba ahantu hose, iryo somo rigera mu mugoroba w'umuryango, uretse kuvuga ngo cyangwa se no mu nteko z'abaturage mu gukemura ibibazo by'abaturage, hajye hajyamo iyo gahunda. Niba tubona ko turi gutegura umuryango nyarwanda w'ejo hazaza kandi uri ukomeye, umeze neza, reka no muri wa mugoroba w'imiryango uba duteguremo izo gahunda, abantu baze babifitiye ubumenyi, batumirwe baze muri wa mugoroba w'imiryango, niba ari mu mudugudu runaka cyangwa ari hehe, baze baganiriza ababyeyi uburyo bagomba kwirinda, haba gukora ibiyobyabwenge, kuko hari ababa babitegura muri abo ngabo, gucuruza ibiyobyabwenge, kwereka ubundi buryo bwo gushaka imibereho ariko bitanyuze mu gushakira mu biyobyabwenge, kuko bifite ingaruka ku buzima bw'umuryango cyangwa se bw'abana bacu. Haba no mu nteko z'abaturage, iryo somo rizemo. Numva aho tubonye umuturage hose, abaturage bahuriye aho babana, tubamarana igihe tubarera, tubaha ubumenyi, n'ibyo ngibyo bizabafasha mu buzima bategura bw'ishuri barimo bashaka ubumenyi, ariko banirinde, tubereke ko ari inzitizi. Numva rero ari icyo ngicyo navuga ku rwego rw'ubuyobozi, haba mu bukangurambaga no mu bafatanyabikorwa nabo baganira n'abaturage, bahura n'abaturage, bahura n'abana muri za kompasiyo, muri za karitasi n'ahandi. Abana bakure bumva ko kizira kwishora mu biyobyabwenge cyangwa muri izo ngeso zindi zibangiza, cyangwa kwigira intwari zo kunywa inzoga, kunywa nk'ibikwiriye. N'umubyeyi wese no mu rugo naganira n'abana muri cya kiganiro twavuze, ujye uvuga uti mana yanjye uzambabarire, dore ubivuge kenshi, uganire n'abana. Nimuntu ajyana uti ni ukuri, niba ugakunda umuhaho nta kibazo, utazifuza, ariko sigaho kujya kuba intwari yo kunywa amayoga, kunywa itabi, ngo niba uri umuntu ngo w'umusitari, ngo w'umusirimu, ntabwo bikwiye. Urakoze cyane. Turabashimiye rero bakunze bo mu Muryango TV. Umubyeyi agira inama, ari ababyeyi, ari urubyiruko. Igisigaye ni ahacu twebwe nk'ababyeyi ndetse n'urubyiruko, twese tugafatanya kugira ngo duteze imbere iki gihugu cyacu, kugira ngo umuryango nyarwanda ukomeze uzamuke. Icyo nabasaba ni uko iki kiganiro abazakireba mwese muzagerageze kugisharinga n'abandi, mugerageze kugiha abandi, kugira ngo buri muntu wese abashe kubijwi ryo kugira ngo umuryango ube mwiza, umuryango nyarwanda ukomeze ube mwiza. Ndabashimiye rero, mwibuke gukora subscribe abatarayikora, kandi mukore share kuri mu Muryango TV. Kandi filime Nyuma y'ibihe uko izajya itambuka, mujye muduha n'ibitekerezo, mutubwire muti turashaka kuri ibi, n'ibi biganiro tuganira, mujye mutubwira, kuko icyo twifuza nuko umuryango nyarwanda wakomeza kuba umuryango ufite imbaraga, uzagira abana, u Rwanda rw'ejo rugakura ari u Rwanda rw'ejo, kandi bagakura ari abana babereye igihugu n'Imana. Nagushimiye cyane, uzagaruke.